icyo gihe niyo bizasobanuka byose. Icyiciro cya mbere ni umwana wavutse kugera kuri 17, ni icyiciro cy'injiji. Ararya ntamenye ko wavunitse, wamugurira inkweto nshakazita, wamugurira amakaye akayatwika, ntamenye ko wowe wayaguze wavunitse, ni icyiciro cy'injizi ntiwabimuziza. 18 kugera kuri 47 ni icyiciro cy'imihigo. Yego. Icyo cyiciro cy'imihigo iyo udakiriye aho biba bigusimbutsa kenshi. 18 kugera kuri 47 koresha uko ushoboye kose ngo ugeze ku kantu. Igisigaye nyuma ya 47 ni kwa kundi tuvuga ngo Imana ikora ibitangaza. Imana ikora ibitangaza. Imodoka itishakoshi nyitoragura. Imana ikora ibitangaza. Shingira umukwikize azanyibuke. Imana ikora ibitangaza. Nicyo kiba gisigaye. Buriya nicyo cyiciro nawe urimo rero. Ubwo rero ni wandi mucakare icya gatatu ni ukuva kuri 48 kugera kuri 60. Ni icyiciro cyo kwicuza. Ubu uri mu cyiciro ibyo ndi muco kwiheba giheruka. Icyiciro cya mbere cy'ubujiji ni ukuvuka kugera kuri 17. Icyiciro cya kabiri shimihigo ni 18 kugera kuri 47. Icyiciro cyagombye kuba yavuga ati yakoze iki cyangwa yabonye inzira avuga ati nibura inzira yabonetse ngiye gufatisha akaba amaze kuyibona. 48 kugera kuri 60 ni icyiciro cyo kwicuza, kuko iyo utari wafatisha utangira gushidikanya. None uko gushidikanya bigatuma ugaye ibyo wahisemo. Impamvu nakennye nuko nize ubucamanza sirimba umusirikare. Impamvu nakennye nuko nahinze abandi bagacuruza. Impamvu nakennye nuko nabaye mwarimu abandi ari abategetsi. Impamvu nakennye nuko abandi bashizemo ubugoronome nje nkaba umucamanza. Impamvu nakennye nuko ntizi ikiganga ahubwo nkigiye ipasiteri. Impamvu nakennye nuko nanze igipasiteri nkaja mu gisirikare. Naho gusa ni icyiciro cyo kwicuza. Impamvu nakennye nuko narongoye mu majyepfo sindongore mu majyaruguru. Impamvu nakennye nuko narongoye uburengerazuba sindengora iburasirazuba. Impamvu nakennye nuko natuye muri Kongo sindure mu Rwanda. Impamvu nakennye nuko nagiye Uganda mbere singume mu Rwanda. Impamvu nakennye nuko ndavuye mu Rwanda. Ni ibyo biba bire hari icyo cyiciro ni ku myaka ingahe? Kuri 48 kugera kuri 60 ni icyiciro cyo kwicuza. Yaba fakirite wize usanga atari idabayeyo. Yaba hutuye usanga hatakibayeho. Yaba uwarongoye usanga atakibayeho. Yaba uwabyaye usanga atari ko yarakwiriye gusa. Yaba mbese ni igiciro cyo kwicuza ibyo. Icyiciro rero cyacu 61 kugeza ku 100 ni icyiciro cyo kwiheba kigeze mu gihe cy'uvuga ngo ntaco gitabaye. N'amafaranga nshatse sindayatoragura. Nshatse ko ntaca kimariye sindashobora kuyakoresha. Ubu nukuvuga ntaco gitabaye. None ni atari ngwiki ubu y'umuntu agiye rero ntaco gitabaye. Hasigaye abenshi batagira ico bakitagitabaye biyegurira mu mana ko niyo hasigaye hashoboka. Ariko siko hari abasaza tubona ahubwo biyeguriye agacupa ubona ibintu by'Imana wapi. Mbo nukuvuga ngo iyo basenga n'ubundi bizera ko umuntu agera ku Mana aciye kuri ku musaseridoti. Watakigerera ku Mana. Oya. Ku musaseridoti.